Boy by the Gutya TV. Hello guys. Hello guys, nshuti bakunzi mukurikiye Gutya TV. None uyu ni wa mwanya ngiye kubagezaho ikiganiro, ariko ndagira ngo mubwire ngo uri murakireba, ndagira ngo tubashe kurya show na buri wese ameze neza, buri wese ameze okay. Nimba ari umwana ufite umutipa aho ngaho reba iki kiganiro mwicayeho ku buryo nzajya mvuga kantu nimba akuri hafi akora ku nsutsu, akora kukimara amafaranga nawe ku buryo wumva diki hagurutse neza nono ukayicaraho ku nawe nyine ugenda uyinyeganyegaho fresh. Nshuti rero bakunzi ba Gutya TV, nkuko mubizi uyu ni wa mwanya mbagezeho ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, ariko ku munsi wa none ndagira ngo tuganire tunareba akamaro ko guswera cyangwa se ko guswebwa. Ese ushobora kuvuga ati guswera ni biki cyangwa se guswebwa ni ibiki? Guswera nyine ni ukurongorana mu magambo asanzwe, ndakeka ibyo ni mubizi, ni ugufata igitsina cy'umuhungu ukagihuza n'igitsina cy'umukobwa. Ni diki ibyo bita bango, ibintu nk'ibyo nyine. Ariko nyine mbere yo kugira ngo tubashe kuganira akamaro ko guswerana, nagira ngo mbanze nkubwire ngo ntukibagirwe gukora subscribe, ntukibagirwe gukora share, ntukibagirwe gutanga comment y'ikibazo runaka ufite kugira ngo tujye tubasha kubasobanurira, sibyo? Nshuti rero bakunzi ba Gutya TV, nkuko mubizi neza abenshi mushobora kuba mutazi akamaro ko kurongorana. Mwumva ngo kurongorana ngo ni by'abantu bakundana, ngo kurongorana ngo ni ibyishimo, ngo ni iki bintu nk'ibyo byose. Noneho uyu mwanya ndagira ngo tubashe gusobanura akamaro ko kurongorana. Buri kimwe cyose nkubwire akamaro kacyo. Ese ku muhungu akamaro ko kurongorana ni akahe? Ese ku mukobwa akamaro ke mu gutanga igituba ni akahe? Ibyo nibyo bintu nagira ngo tubashe kuba twaganira muri aka kanya. Nshuti rero bakunzi ba Gutya TV, burya kurongorana ni byiza. Ati ni byiza gute? Kurongorana biruhura mu mutwe. Ushobora kuba uri ufite ikibazo runaka, stress, ibibazo by'akazi byakwishe mu mutwe, na mbese urumva ubwonko bumeze gutya. Icyo gihe bimeze gutyo ugomba gushaka umuntu kuba hafi. Umuntu rero kuba hafi ati yakuba hafi mu buhe buryo? Ntabwo mvuze wenda ngo Clementine aje kumba hafi, Josiane aje kumba hafi, oya, ahubwo nshaka umujama runaka, ba Claude, ba Joseph, abantu nyine nk'abo ngabo b'abahungu tudahuje. Umuhungu nyine niyumvamo, cyangwa se umugabo wanjye runaka nimba atari wanteye stress, ariko n'umugabo wawe yaguteye stress, mukabikora mwese n'ikibazo gihari wallahi muba mugikemura ariko mumaze gukora sex. Kuko ikintu cya mbere cyungurugo, ikintu cya mbere gishyira urugo ku murongo ni ukurongorana, sibyo? Apana bimwe umugore yivumbura, umugabo akivumbura, mwese mukagenda mukaba migogozi, buri wese ari kumujinya. Oya, umwe muri mwe agomba gucururuka akegera umugore, cyangwa se nimba mugakegera umugabo, uri kumva, cyangwa umugore, noneho akamuganiriza. Bagera mu cyumba ntibaterana umugongo, ahubwo mukegerana mugaterana karesi. Ndabizi niyo mwashwana gute ntago wa mugabo, umugore niyo waba murakariye ute yakwitumye ntago wareka gushyuka. Nyamara kwa kundi murongorana ugerageza ushyira imboro mu gitubu cyishyiramo, wa mujinya ntago umenya aho unyuze. Niho urangira nimba ari n'umugore ugukunda cyangwa se uzi kuguha keya, uyishyira mvuga ati ngo sheri ndagukunda, ibintu nk'ibyo. Nawe ushiduka wavuze ati nanjye ndagukunda mugore mwiza, mukabirangiza. Iyo mubirangije niho handi mwiga ku kibazo, sibyo? Mwiga ku kibazo gihari mukagikemura, kuko ibibazo mu mutwe kenshi bisa nkaho bigabanyutse. Stress, ese unaniwe mu mutwe, biruhura ubwonko, sibyo? Ako nakamaro nyine ndi kukubwira ko mu mutwe, sibyo? Ikintu nyine kurongorana bishobora kugufasha mu mutwe wawe, sibyo? Ikindi cya kabiri, burya kurongorwa k'umugore ni byiza cyane. Ati rero ni byiza gute? Umugore warongowe, umugore wamenyereye kuba yaraswebwa, umugore barongora akanyara kazana amavangingo. Iyo amaze igihe atarongorwa arwara umugongo, sibyo? Uwa mugongo rero hari ushobora wenda kuba wajya no kwivuza kuko ati hari utunini baguha ushyira mu kibuno, ibintu nyine nk'ibyo. Ariko niyo wanywa imiti mezite icyo kintu kitabayeho,
ntabwo umugongo ushobora kumara ibyumweru 2 utarakurya. Rero ikamaro ko kurongorwa ku mugore biruhura umugongo. Hari umuntu wigize kubaza ikibazo muri comment, reka nacyo nakomorejeho, avuga ati se nukubera iki umugore akunze kurwara umugongo ukumva ngo nuko ngadaheruka kurongorwa, icyo gihe biba byagenze gute? Ikintu rero byagenze, urumva nimba wowe uri umugore waramenyereye gusohora cyangwa kurangiza buri kanya cyangwa se kenshi gashoboka mu cyumweru cyangwa se no mu kwezi, sibyo? Icyo gihe ukajya kumara igihe, niba hari abantu bamutereta cyangwa nimba muteretana ntakubone, akumva yashagariwe, akumva yashyuka, ariko akabura umuntu umurongora. Icyo gihe umubiri we uba wamaze kwiyakira nk'uw'abakobwa. Hari imitsi biri mu mibiri iba igenewe gusohora iyo myanda, ariko akenshi igasohoka ari uko arongowe n'igitsina gabo. Abenshi hari abashaka kuba bayisohora bikinisha, binyarisha cyangwa banicumita, ugasanga arwaye udutsi two mu bwonko. Kwikinisha bura ntabwo ari byiza. Kwikinisha ushobora no gushiduka umutwe wanaturitse, my friend, sibyo? Rero kumva ngo warwaye umugongo nuko utwo dutsi tuba dushaka nkaho tuba tumeze nkaho twagaze, noneho ya myanda yasaga nkaho igenda isohoka, ewana iba yagiye igahama hamwe, iyi mitsi yaho ngaho igasa nkaho ibyimba. Ariko ku mugore ujya ukoresha nyine massage ntabwo byapfa kumubaho, kuko kuriya uba ukoresha massage aho hose imitsi yose baba bagerageje kuyigorora, sibyo? Ariko ikibi cy'umugore none uri muri massage, my friend, agira umushyuko uteye ubwoba. Ntabwo ari wa mugore ushobora kuba wajya muri massage uyu munsi ngagenda amare icyumweru cyose atararongorwa. Ntabwo byapfa gushoboka, kuko kuri baba bamukoraho ewana umubiri wose uba wumva ewana wirekuye bya hatari, ewana no kumukarisa uramukarisa umubiri we kuramenyere gukarabwa, gukozwaho intoki cyane, koroshywa cyane, ewana agahita ashyukwa bya hatari. Niyo mpamvu uzasanga abantu benshi babarongoreye aho bagiye kubakoreshereza muri massage, ugasanga abafite nk'umugabo umujyanyeyo bakureye massage bakifatira shambura gatabiryanira umuswerano, nyine ibintu nk'ibyo, sibyo? Noneho rero sasa uwo mugore wabashije kuba yarwara uwo mugongo, nanone ntago ari byiza yuko yakimenyereza ya miti y'umugongo. Iriya miti nayo ntago igiba myiza, ahubwo ikintu nyine agomba gukora we nuko yageraho yumva yuko byatangiye kuza, akaba yakora agasiporo cyangwa se agakomeza gukora siporo kugira ngo imitsi yose igende irambuka. Kwa kundi igenda irambuka niho usanga kenshi umugore wakoze siporo ugasanga yabize icyuya mu gitsina, ugasanga akenshi hamanutse n'imyanda. Iyo ni ya myanda ibirimo igenda imanuka, kuko uba wayishyuhije n'amaraso yashyushye, aden imyanda imwe n'imwe ikajya igenda isohokamo gake gakeya. Ako rero niko kamaro ko kurongorwa ku mugore. Ibyo nibyo bintu bishobora kuba byakurinda indwara zitandukanye ndetse na stress mu mutwe cyangwa se no kujagarara ku bwonko. Akenshi umugore wanarongowe arangwa n'ibyishimo, umugore warongowe atekereza neza. Ibyo ngibyo ngira ngo mwese murabizi. Okay, noneho sasa reka tujye ku mugabo. Ariko nshuti bakunzi ba Gutya TV, mukomeza mukora subscribe, like, share and comment. Ku mugabo rero akamaro ko kurongora ku mugabo, ikintu cya mbere giha umugabo ibyishimo. Umugabo iyo yarongoye aba yumva mu mutwe nawe ameze neza fresh. Iyo afite stress, hari abagabo benshi bo akenshi bagize stress, hari umugabo ugira stress yakazimara ariko yagiye mu kabari yanyweye inzoga, hari umuntu umara stress ariko yarongoye. Mbese nyine ugasanga ibintu bibiri byo ngibyo nibyo bintu nzi bikunze kumara abagabo ama stress, sibyo? Noneho akandi kamaro rero ko kumugabo iyo arimo ararongora umugore, umugongo we akenshi umubiri we, cyangwa reka mvuge ngo umubiri we niho ukora neza. Ikintu cyose akoze usanga gikorana imbaraga, sibyo? Ariko nanone ku mugabo buriya ntabwo ari byiza gukora akazi gatuma yicara cyane, kuko iyo uri umugabo ukora akazi gatuma wicara cyane, akenshi yirongoye udakora siporo ukunda kurangiza vuba. Ariko hari siporo abantu bakunze gukora, bari abantu bakunda gukora siporo bagaterura ibyuma ngo bazanye amatuza. Okay, hari abakobwa bakunda abasore bafite amatuza, ariko nanone umusore ufite amatuza hari ikintu byangiza ku gitsina.
ese wabuzi neza yuko gukora siporo ngo uraterera ibyuma kuriya muza mwabyibushye ugasanga akabuno kameze nk'umusumari, biriya bintu ni bibi kuko biriya bituma imboro yawe iba ntoya. Zira siporo zo guterura ibyuma bituma imboro iragenda ikanyunyuka, imboro ntigire kime. Buriya niho hantu uzasanga umugabo ufite ituza akagenda yiyemeye, ariko abenshi, si bose ariko abenshi nshobora kuba nzi, abenshi mu miswerera bari nta kigenda. Gusa wamubona ukabona ukavuga utu no munanswe nshobora kuma, ariko abenshi nta kigenda cyabo. Rero ibyo bintu bisaba iki? Bisaba yuko nimba ukoze siporo wenda wateruye, urumva waganguje, ariko hari na siporo ugomba gukora z'igice cyo hasi utibanze ku gice cyo hejuru, kugira ngo nuzajya gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina bizabashe kugufasha, binafashe n'uwo urimo urarongora. Sibyo nshuti bakunzi rero ba Gutya TV, niyo mpamvu mba ngira ngo mbwire we mugabo, nimba wumva yuko ushaka kugira gute, ushaka kuzaswera umugore wawe akemera, umugore wawe ntago azemezwa n'iyo mihagarikire yawe, ntazemezwa n'inseko yawe, ntazemezwa n'imiterere yawe cyangwa umuhake ya runaka, hoya azemezwa nuko wamurongoye akarangiza. Apana ibintu byo kuza ngo wasweye wowe urarangije. Ese urangije we yarangije? Ibyo ni ibintu ugomba kubanza kwitaho kurusha ibindi byose. Wikishyira mu mutwe cyane ngo uri burya umwana. Yego uri burya umwana, ariko nubwo uri burya umwana, banza ahubwo wowe witekereza ati ndamurongorane kugira ngo aryoherwe. Ese ndakora iye system? We ubanza utekereje icyo ngicyo, ku buryo muri wa mwanya ugiye kumuryamo nshuti yanjye, wa mwanya ugiye kumurongoramo ariwo ahita agira ate, ariwo ahita yiyumvishamo yuko nawe akora ibishoboka byose akagushimisha. Numara kumurongora ubona yuko yaryohewe, yanyuzwe, yenda kurangiza, no nawe ubone kwishyira mu mutwe wawe yuko ushaka kurangiza waryohewe, mayinde yawe tuyiboneza mu guswera, wumve nyine ubu ugomba gushyira ukarangiza, mwese murangirize rimwe mwishimye. Icyo nicyo kintu rero kizagufasha mu gihe wagiteguye igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, ariko bikaba akarusho yuko mubikora mwese mwabanjije gutegurana, mubikora mubishaka, nta bintu byo guhatiriza. Sibyo nshuti bakunzi rero, icyo nicyo kintu nagira. Ako ngako rero niko kamaro ko kurongorana, ako niko kamaro ko guswera umwana waguhaye neza, nawe wamuhaye neza, nta bintu byo kuzu ufite huti. Ubundi umuntu uza guswera huti babyita akajagari ko mu gitsina, kandi nta mpamvu yo kugira ngo ugire akajagari ko mu gitsina. My friend, ugomba kurya umwana umwitondeye, nawe akakunyinyira, nawe ukayinyinyiramo, ubundi hagahira rimwe. Sibyo nshuti rero bakunzi ba Gutya TV, ndeka mbabwira cyane yuko mbakunda cyane. Gutya TV turabakunda cyane, duhereye kuri cameraman tukagira nanjye ku mwacteri, mfite na director, byose mwari mubizi. Ibintu rero ntago yabyoroshye. Tuba dufite n'abarimu ku ruhande, cyangwa kumva ngo ni handi uzumva ngo Gutya TV ngo ntaga kiba mu Rwanda. Ubwo mba nuriye indege nagiye gushaka iki amakuru ngo menye ese hirya no hino imico mitanoho iba ihagaze gute, ibimeze ite. Ngiye ibintu rero nze kubabwira hano, ntago ari ibintu mba nkuye mu mutwe wanjye gutya gusa ngo bizihoya. Mbanza gufata amasomo, nkakora ubushakashatsi, nkagana n'abantu bakuru mu Rwanda ndetse n'imahanga, kugira ngo ngenza mvuge ikintu nzi neza yuko kibaho. Hatoya umuntu atazaza akambaza ati ese ko numvishe umbwira gutya, nta byaragenze gutya nibigende gutya, ubwo nakora iki? Ugasanga nanjye kuvuga nti urabona iki n'iki, hoya. Ahubwo ngiye ngomba kuguha amakuru nimenyeye, amakuru nabashije kubonera ubusobanuro, kandi nzi neza yuko 5 kuri 5 ari ukuri. Sibyo ntabwo rero napfa kuvuga ibintu gutya gusa, hoya. Ntago ari ambiance mba ndi mahangamba naje kugira ngo twige, twigishanye, duhugurane, mbese nidufashanye. Sibyo mwereke ni gutya bigenda. Sibyo niyo mpamvu channel yacu twahise ngo Gutya TV, ariko iyi channel ikabikunda abantu bayo bayikurikirana, ndetse n'abandi batarabasha kuyimenya tunabashishikariza cyane kubasha kuba mwayimenya. Nshuti rero bakunzi ba Gutya TV, reka ngarukira ahangaha. Murabizi neza ko akaryoshye katajya gahora mu itama, naho mu kiganiro cy'ubutaha Imana ikomeze ibane namwe, turabakunda cyane. Bye bye. Sibyo.